iteka bahora bavuga ngo nujya gushukura imva ya mugenzi wawe uzabanza uhere ku yawe bro, kuko nta wamenya regama. Hari igihe ukunda umukobwa cyangwa se umusore ugasanga buri gihe ahora akina n'amarangamutima yawe, akina n'ibitekerezo byawe, ukamubwira imishinga akagahita akubwira ati dore nde kuntu arenze, dore nde kuntu arenze. Uwo mukobwa rero nubona ameze cyangwa se uwo musore buri gihe azahora akina n'amarangamutima yawe, akina n'ibitekerezo byawe, yumve ko ibintu byose uvuze biricitse. Kubera ko uri umusore wenda nta kintu ukavuga ati sheri mukumbi kugenda wenda acuruza agakarito ku muhanda mu gihe runaka wenda akazaduha ikintu kirenze, ukumva umukobwa wese atera hejuru ati reba bari ibyo bagezeho, ati zo kandi tumuri mu rungano tuwo vipi mu mutwe bimeze bite. Ugomba gushaka ibyawe mu mutwe, ugomba gushaka mayindi ntago aba ari nke kandi mahirwe ararutana brother. Biruca wowe uzahita ukora remove, kuko uwazakira n'amarangamutima yawe ubuzima bwawe bwose wisange mu gatebo kuziga k'ibibazo utigeze utekereza na gato brother. Ushobora kubona biriya umuntu afite etaje cyangwa imodoka ukavuga uti kibaye byakabaye bya reba umuntu ukasanga ngo ni umusitari cyangwa se ukifuza kubaho nk'uriya runaka. Umva brother, icyo nagushishikariza wowe ubereho nk'uko umeze, wowe ukore byanga ariko wakoze bro, kuko harifuza kubaho nk'uriya gusa wakwereka ubuzima yanyuzemo buriya cyasi n'ahari. Ushobora kuba umubona arenze uyu munsi wenda muri wandi muzi barenze, kuba nkawe muzi ntaza utaha cyangwa se ukavuga umuntu ati ngura umusitari mani uramwifuza cyangwa se bakamuvuga nabi ukaba wanadwana mu bwiza gihe uvuga uziga brother. Mbere yo gukora ikintu banjye uteka rindi mani, ugasanga ngiye kurwana wenda ngo nabi uramufana gusa biraho ntuza hataha ntaza utaha ntazi icyo uba wariye wabura ntazi kubayeho. Va bro, wowe umuntu ujya umureka kumufana n'ibyo guys, ntuje urengereza idea, kuko hari igihe wazisanga mu gatebo k'ubusharire gusa bro. Dore hari n'abantu baza batukana muri comment, uraza utukana, urafata umwanya utukana utukanye kwaye iki brother, icyo gihe utayo ureba ibyo ujya gukora urebe nawe ko niko biba bimeze brother. Rero ntuzifuze kubaho nk'uranga mugenzi wawe kuko wakwereka ubuzima bwe bwahise wasanga bushaririye cyane cyangwa se n'ahari uyu munsi ko mubona nk'umuntu urenze aka kanya, ariko gusa wagushira no mu gatebo uhindutse w'aka kanya ushobora no guhita uhavura ukwiruka utwo tugambo uvuga tw'amafuti ko biri cheat ko biri down bro. Rero kugenda uvuga ukavuga umuntu urararenze ukamushimagiza birenze urugero cyose ukaba wanadwana ukumva wanadwana kubera we kandi ntakuzi ntumuzi ntuzahataha. Umva brother, uko nukwibesha gukomeye cyane me. Tuza ushaka ibyawe men, wese bagomba gukora ibye kandi nanone ntushime ngo urengere urugero. Ikindi kandi ukamenya kwitwararika bro, kuvuga ngo hariya ngo urebe gahize ukuntu akunzwe, urebe uwo pazo, urebe nde bari bose muzi barenze brother, kumva ko uri kumucira hiteka man, ukabona iterambere rye iri kunyuze na gato. Nandi hafi ikintu shaluzi bro, ukagira ishari ukumva birenze urugero, handi uzarara mu cyumba cyawe ntusinziye ukabona mugenzi wawe yaguze iki n'iki, ukabona ameze gutya na gutya, yahita agira iterambere rye ukumva riri kurya mu mutwe. Kandi nanone nta kintu mupfa wenda ntaraza ngo ahabe brother. Ubwo rero ibyo n'ibindi bizatuma ubamo ikindi kintu ntazi, ugasanga ugiye hanze ukoze ibikorwa bibi aho utakoze igihe wagataye uri gukora ibyaguteza imbere, utekereza muri mind ukabita utekereza kuri wa muntu utishimiye iterambere rye, wumva ko ataba kuri isi yacu isheni bro. Niba wumva umeze ucuma idea, kora remove background smarting umutwe wawe ushire smart, niba biri ngombwa bro wongera ugira intekerezo nshya, kuko mu mutwe mind of course nibyo bizagufasha kugera aho ugera. Naho nuwita kureba iterambere ry'uriya ukumva birakubabaje cyane, aho nta kintu uzakura muretse agahinda gakabije bro, kuko ntacyo wakora ku muntu uzahataha ntuzi uburyo abayeho brother. Uragiye uramurega ugize ishari cyasi ureba ibyawe, control ibyawe, nawe ureba aho wakwiye brother. Rero abo rero niba ukomeje kumeza umuco nta handi byakugeza bro, ukora cyane kandi isi ni gatebe gateo uzabyumva bro, ibyisi ni amabanga. So guys